Subiza amaso inyuma urasanga uri kuba mu bisubizo by'amasengesho wasenze kera. Aho uri ubu, ibyo ufite ubu, uwo uriwe, ubu kera warabyifuzaga. Ni byinshi ubu uri kubamo kera waririraga ndetse wifuzaga rimwe na rimwe wumvaga utazanageraho. Ariko kuko umuntu atanyurwa, kuko twambaye kamere ihorana inyota, mpora ndangamiye ibyo ntafite. Iyi kandi niyo ntwaro umwanzi akoresha agatuma mpora mpanga amaso ku bitagenda neza, kandi nyamara hari byinshi nagashimiye Imana. Bara imigisha ufite none uhereye kuko uri kumva ibi none. Uriho kandi ni igitangaza gikomeye. Nezezwa n'ibyo ufite none, nyurwa n'aho uri ubu. Mu minsi yashize ntiwari uzi ko uzaba umeze uku, ntiwari uzi ko uzaba ufite ibi. Rero aho bitagenda neza ntihatume wumva ko byose ari bibi. Hari impamvu nyinshi zatuma ubaho unezerewe none, kandi hari impamvu none biriya utarabibona, hari impamvu biriya utarabigeraho, hari impamvu ubona biriya bitari kwemera. Shima, seka kandi utuze, ndetse uba amahoro, uri umunyamugisha. Ibyo ufite ubu uwabikugejejeho ntaho yagiye, n'ibindi azabikora kandi aguha ibikwiriye mu gihe cya nyabyo. Isaha ye ntikererwa, nta nubwo yihutishwa. Wibingaye rero, wikumvira umubi, hindukira nturebe ibyo ubura, ahubwo urebe ibyo ufite byinshi. Shima, ibindi bizaza ejo. Murakoze, twige kubaho mu buzima bwo gushima, twige kuba mu buzima bw'amashimwe. Mugire umunsi mwiza.